Amahoro y'Imana bene data, twishimiye kubana namwe. Muri ino minsi turi mu bihe bikomeye, ibihe bigoye. Abakristo benshi badafite ibyishimo, bari mu gihe cy'akababaro kubwo gukingirwa insengero no gusenyerwa insengero. Tubazaniye amakuru rero agaragaza ko ibi bintu biri mu byahanuwe, tubishyize mu bimenyetso bitatu turi buze kugenda tubasobanurira, cyangwa mu mpamvu eshatu, ariko turabanza dusome amagambo ari mu byanditswe byera. Ese ibintu tubona cyangwa ibyo twumva Yesu yabivuzeho iki? Reka dusome muri Matayo igice cya 24, turahera ku murongo wa 4 tugeze ku wa 14. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kuramuka. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose babahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka, bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uyihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Imana ishimwe. Twumvise icyo Yesu yabivuzeho. Ibi byo turi kubona byo gukinga insengero, nabibonye mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere nashatse kuvugaho ni uko bashinze insengero cyangwa bakagenda barema amadini batakomeje misiyo Yesu yari yababwiye. Yesu atuma abigishwa 70 yarababwiye ngo mugende, ngo dore mbatumye nk'intama mu masega aryana, ngo mugende mugire ubwenge nk'inzoka, ngo kandi mwirinde amahugu nk'inuma. Bivuga ko abantu bahise bareka umuhamagaro w'ubutumwa bakishakira inyungu zabo abenshi. Icyo ni kimwe. Hanyuma ibi byose bikaba bisohoye kubw'uko batari mu muhamagaro, ahubwo bagiye bashakamo amahugu. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, habayemo kubura ubwenge, kandi Yesu yarabwiye ati mbatumye nk'intama hagati y'amasega aryana, mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Hanyuma icya kabiri mbonamo nk'ikimenyetso ni uko hari abantu batangije aya matorero cyangwa amadini kubera ko iryo yabonaga arimo ritajyanye n'imyizerere ari kubona, akabona ari mu buyobe, agahitamo gukora icyo yakwita ubugorozi, agashinga idini rye. Ibi nabyo biri mu byo Yesu atubwiye ko abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaduka. Abahanuzi b'ibinyoma Yesu yashaka kuvuga, ntabwo yavugaga umuntu ku giti cye, ahubwo ubuhanuzi busobanura ko umuhanuzi w'ikinyoma ari idini. Yashaka kuvuga ko amadini y'ibinyoma azaduka ari menshi. Muri ibi Imana ikora rero byo gufunga insengero no guhagarika amadini, kenshi na kenshi buriya harimo abahanuzi b'ibinyoma benshi bari badutse, bayobyaga benshi. Icyo ni icya kabiri. Hanyuma icya gatatu ni n'umugambi w'Imana wo kugira ngo igaragaze intama n'ihene. Gikurikiyeho ni n'umugambi kandi ugomba gusohoreza idini rimwe, kugira ngo amadini yose aveho, habeho idini rimwe rifite imyizerere imwe. Icyo bintu twagiye tubivuga kenshi. Ubu amabwiriza ahari bavuga ko hazabaho mu Rwanda hazasigara amadini 8. Aya 43 arahagaritswe. Aba bantu bari bafite imyizerere itandukanye. Wakwibaza ngo barasengera he, barajya hehe? Ariko ubu Yesu yarabiteguye. Tumaze iminsi tubabwira urusengero rwemewe, rutazasenyuka, rutazanahagarikwa, tubabwira n'amateraniro. Ariko uyu munsi twaje kongera kubabwira ngo ibi bintu abantu bari kubona nta kindi kintu cyaba cyihishe inyuma kibikurikiye, na cyane cyane ko Satani ashaka gushyiraho umugambi we wo gushyiraho idini rimwe, hanyuma akamenagura imbaraga z'abera, kugira ngo abera ibyo bakoraga nko kuzura umwuka wera, gusenga, guhanura n'ibindi byose, no gukora imihango ya gikristo bitaba bigikozwe, kuko ibi bintu bibangamira Satani. Hanyuma rero icyo nicyo nacyo turi kuvugaho mu byahagaritse amadini, nacyo kirimo.
ariko Yesu abahanurira bano bantu yarabwiye ngo muzangwa n'abantu benshi bahora izina ryanjye. Nta mukristo wakurikiye Yesu uzakundwa kuko n'ubuhanuzi yahanuye bagomba kutwanga. Uru rutonde rw'izi nsengero cyangwa rw'aya madini ahagaritswe, hari n'andi mabwiriza ahari nayo ntazi tuzanashobora, ariko ukibaza ngo ibintu bihatse iki? Bavuga ko mu murenge umwe nibura hazagaragara amadini 3, ukibaza ngo amadini 3 ni insengero 3 zujuje ibyangombwa. Jewe ukurikije wenda nk'iwacu aho mvuka nabonye hari amadini 3 afite imbaraga kandi ashobora kuzuza n'ibi bikurikira: Kiliziya Gatulika irahari, hakaba ADPR, hakaba kandi na Anglikani. Abangaba uko nabonye insengero bafite ibisabwa bujuje 1/2 cya hegitari, insengero zujuje ibyangombwa zifite buri kimwe cyose barazifite. Ese ukibaza ngo ku musozi hasigara insengero 3 nta kindi kintu kibyihishe inyuma cy'umugambi wa Satani? Bivuze iki rero? Si uko isi tureberera uko twakora cyangwa uko twasenga, ahubwo n'umugambi mubi uri inyuma ya Satani. Hanyuma rero ikigaragara cyo nuko uwo mugambi wihishe inyuma y'ibyi ngibi ari ukuzashyiraho igishushanyo cy'inyamaswa gisengwa, ariryo dini rimwe. Iyo usomye mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 4 arabitubwira. Iki gishushanyo gisobanura itegeko cyangwa ibwiriza, hanyuma inyamaswa igasobanura ubutegetsi cyangwa ikindi kintu cyose kihagarariye ibyo bikorwa, hanyuma gusengwa bisobanuye kubahiriza. Hari itegeko rizajyaho rigashyirwaho n'amareta y'isi bigasaba ko tubyubahiriza, kandi umuntu wese utozaramya iyo nyamaswa akazabihanirwa. Ndi kubona rero idini rifite ubushobozi rizaba ryemeye icyo gihe niryo Bibiliya itubwira ko ari Babuloni, ari wo murwa warimbishijwe izahabu ifite igikombe cyuzuye ibizira, ariyo Babuloni ikomeye. Bakristo mwitonde, ibi bintu bigenda bikorwa buhoro buhoro cyangwa etape, ariko birimo bitujyana mu irangira ry'isi no mu kuzamuka kw'itorero. Iyo usomye Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 14 hatubwira ukuntu itorero rizahabwa amababa rigahungishwa uyu mugore, rigahungishwa Satani ariwe mwanzi waryo, hanyuma iri torero rikajyanwa ku Mana. Kandi hazaba akarengane ku bantu bazaba bakurikiye izina rya Yesu. Igihe kirageze ngo abantu babuzwe kwigisha mu izina rya Yesu, ariko kumenagura imbaraga z'abera. Iyo usomye mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 13 harabivuga, ngira ngo ahaho twanahasoma tukumva uko ari kutubwira rwose. Byahishuwe 12 umurongo wa 13 haratubwira ngo nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu, umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu, ahantu he aho azagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwi icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imira uruzi rwa cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira umugore, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bivuze iki rero? Ibi bintu birimo biradusunikira mu gihe itorero rizazamuka rikagenda rwihishwa, hanyuma abasigaye bahamyaga Yesu bakinjira mu gihe cy'akarengane. Mbwira abantu ko aka karengane kazaba itorero ryagiye, kuko Imana iri torero rizahabwa amababa rihungishwa ikiyoka, ariko kirakarira abera basigaye kijye kubarwanya. Hanyuma icyitonderwa tugiye kubabwira, tugeze mu gihe cy'ubuhanuzi buri mu Byahishuwe igice cya 13 avuga ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Iyi nyamaswa ivuye mu nyanja ni ubutegetsi buzaturuka muri rubanda nyamwinshi, bugahabwa kuyobora isi yose, bugahabwa kuyobora n'abantu bose,
Bibiliya inatubwira ko iyi nyamaswa ngo izahabwa no kurwanya abera ngo ndetse no kubanesha. Ubu ni ubwami cyangwa ingoma ya Antikristo tugiye kuzasohoramo mu bihe bigoye itorero rigiye kwinjiramo. Iby'iyo nyamaswa izakora tubisanga mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9, aho izahabwa kuvuga ibikomeye ndetse mu kanwa kayo hagaturukamo gutuka Imana. Izarwanya abera ndetse inabanesha. Izategeka abantu bose bari mu isi yose kuyiramya no kuyipfukamira. Kandi umuntu wese izina ritanditse mu gitabo cy'ubugingo iyi nyamaswa azayiramya. Bivuze iki rero? Ibi bintu turi kubona bigenda biba by'insengero, gusenya insengero, kubaka izindi, ibi ni abakristo ntibabyiteho, ahubwo bite mu gukizwa, bite mu kwera no gukiranuka, kuko igihe kiragiye kandi igihe kirasohoye. Tugeze mu bihe bikomeye, ibihe bigoye, aho abantu bagomba gusenga, bagasengera mu kuri no mu mwuka. Wowe wumvise aya magambo, turagusaba ko aya magambo uyisomera mu byanditswe byera, ukamenya icyo ubuhanuzi Yesu yavuze muri Matayo 24 busobanuye, ukamenya ngo bizasohorera kuri bande. Twagombye kugira ubwenge rero tukirinda n'amahugu. Mu gihe abantu bamwe bagiye bashinga amadini, bagashinga amatorero, bishakira amaramuko. Igihe kirageze rero ngo byose bikubitwe hasi, hanyuma umuntu agira ukuntu kandi abana n'Imana. Hanyuma rero iki ni cya gihe Yesu yabwiye umusamariyakazi amubwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi, ahubwo basengera mu kuri no mu mwuka. Hanyuma rero kandi urabona no gusengera ku misozi naho twabikuyeho. Mu gihe Yesu yashakaga imbaraga, agashaka ubushobozi, akazamuka umusozi wa Elayono akajya gusenga, cyangwa akajya mu gashyamba ka Getsimani. Ubu ibyo byose ntabwo bikemewe. Bivuze ngo igihe cyo kumenagura imbaraga z'abera kirageze. Ariko se abera turabaho gute? Turabana gute n'Imana? Imana iba muri twebwe, igakora muri twebwe, ikagendera muri twebwe. Twe kuyishakira kure, twe kuyishakira mu buvumo, twe kuyishakira mu butayu, ahubwo tubwire Imana tuyikingurira umutima wacu ikoreremo, kandi twungura ubwenge uko bukeye n'uko bwije. Kandi abera bagumye kugenda biyongera uko bukeye n'uko bwije. Tubwirize ubutumwa bwiza, kuko Bibiliya tubwira ko inshingano bariya ba kera baretse n'abanyamadini baretse ni ukubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ni nacyo kimenyetso cya nyuma. Ubu turimo turavugira ku mbuga nkoranyambaga, tukabwira abantu kuri WhatsApp, tukandika message kuri telefoni, ubutumwa ngo bukunde bugera ahantu hose ku isi hose. Wowe utwumva rero ukeneye nawe gukwirakwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami, ukabwira abantu ko Yesu akiza, ukababwira ko yabambiwe kandi yazutse, ari ku ngoma kandi azagaruka gutwara itorero. Mwakira amagambo y'Imana. Tugiye gufata umwanya wo gusenga. Mana, turagushimye kuko uri Uwiteka, uri rubasha ugira neza, uri igitangaza. Tugushimiye ko tubwiye ibizaba mu minsi y'imperuka. Turimo turabona ibimenyetso bimwe na bimwe bisohora, bigasohora kuri twebwe. Tugomba kwitegura, tugomba kuba maso, tugomba kugira ubwenge kandi tukirinda amahugu, kandi tukezwa ku gato no ku kanini, kugira ngo igihe cyose uzatungura gutwara itorero tuzasangwe twiteguye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, kugiye kudutunganya. Ntitube b'abakobwa 5 b'abapfu, ahubwo tujye kuba abakobwa 5 b'abanyabwenge, kugira ngo tukwitegure, tuzagusanganire ku bicu ubwo uzaba utwaye itorero. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Nsaba umugisha umuntu wese twumvise n'uzadukurikirana, kugira ngo azabone umugisha, azabone ubugingo muri iri jambo, azabone ubuzima. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.